yitwa umwamikazi mu muziki, akaba yaravutse yitwa Martine Uwimanzi, akavukira mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Akaba yaravukiye ahantu hazwi cyane nko mu Itaba. Yavutse ari umuhererezi mu bana 7 ndetse akaba yarakuze akunda umuziki cyane ku rwego rwo hejuru. Ibi ntiyaje kubireka gutyo gusa, ahubwo yaje kujya no kwiga ku ishuri ry'umuziki rya Nyundo kugira ngo yiyongereho ubumenyi. Yitwa La Reina, turaza kumumenyaho byinshi, twumve n'inkuru ye y'ubuzima ndetse n'urugendo rwe mu muziki. Njye ndi Florence Akimana, ugumane nanjye. Mu kwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2024 nibwo umuhanzi ndetse n'umuhanga mu gutunganya umuziki Prince Keys akaba na musaza wa Martine Uwimanzi yashinze studio yitwa Hybrid Music agamije guteza imbere impano z'abakobwa. Yahise asinyisha byihuse umuhanzi La Reina akaba na mushiki we amusinyisha amasezerano y'imyaka 5 yo kumufasha kwiteza imbere nk'umwanditsi ndetse akaba ari n'umuririmbyi muri rusange. Umubano wa kivandimwe wubatse ubushobozi budahangarwa. Indirimbo ye ya mbere yitwa Nditinya yasohotse muri Kamena umwaka wa 2024. Ni indirimbo yakozwe ivuga ku rukundo ndetse n'ubwoba bwo kubabazwa. Yakozwe na Prince Moise cyangwa se Prince Keys na Martine Uwimanzi ubwe nk'umwanditsi. Indirimbo yamufashije kumenyekana vuba ndetse no kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi mu gihe gito. Si ibyo gusa kandi kuko uyu muhanzikazi La Reina nyuma y'indirimbo Nditinya yaje gusohora indi yitwa Basi. Ni indirimbo itarakunzwe na bake, ikaba ari indirimbo yanditswe ivuga nayo ku rukundo ndetse no kwihangana n'agahinda umuntu ukunda utamukunda ashobora guhurira nako muri urwo rukundo. Uyu muhanzikazi La Reina usibye kwiyandikira indirimbo ze, yandikiye n'abandi bahanzi bakomeye cyane muri uyu muziki nyarwanda harimo nka Bruce Melody, Juno Kizigenza ndetse na Ariel Ways mu ndirimbo yitwa Injyana. Usibye gusa kandi yandikiye indirimbo n'umuhanzi witwa Dani Nanone mu ndirimbo yitwa Amanota. Ibi bikaba byaramuhesheje agaciro nk'umwanditsi w'indirimbo ushoboye, ukomeye kandi ubizi. Umuhanzikazi La Reina kandi yifuza ngo kubera icyitegererezo abakobwa benshi bafite inzozi zo kwinjira mu muziki no kwiyubaka mu buryo bw'umwuga. Afite uruhare ruhambaye cyane ndetse atanga n'icyizere cy'ejo hazaza mu muziki w'umwimerere ndetse ufite ubutumwa. Uvuye Nyamagabe ukagera i Kigali bikwereka ko uyu muhanzikazi La Reina atari umuhanzi woroshye. Yumvishije abantu benshi ko umuziki ushobora kuba ururimi rw'amarangamutima ndetse no kunezeza roho zibabaye. Yitwa La Reina, umwamikazi w'umuziki nyarwanda. Njye twari kumwe ndi Florence Akimana, aha ni kuri Bwizi Entertainment. Turabakunda, amahoro n'imigisha nibyo mbifuriza.